umva papa, umva mama, umva musore, umva nshuti, umva nubwo ubuto. Turabasuhuje bakunzi ba Urakenewe TV, Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, ineza y'umwami wacu Yesu Kristo nikomeze bane namwe. Tunejejwe n'Imana muri uyu mwanya kugira ngo dukomeze ijambo ry'Imana nkuko twabibemereye muri cya kiganiro cyitwa ni wowe Imana ikeneye. Tugeze mu mwanya mwiza rero, twifuje kugira ngo dukomeze n'ijambo ry'Imana. Munyemerere tubanze dusenge nkuko dukunda kubikora, dusenga hanyuma tuze gukomeza. Mana yaguhora ku ngoma se w'umwami wacu Yesu, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye kubera kandi ukiranuka, izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya tugarutse imbere yawe tuvuga ijambo ryawe. Ndasenze ngo umucyo w'Imana no kwera kw'Imana biganza ubugingo bwacu. Umwuka wera w'Imana adahibiri mu mutima w'Imana byuzuza akanwa kanjye, maze abakurikirana igicano bakomeze guhazwa n'ijambo ryawe, bakomeze kunguka ubwenge, bakomeze kurushaho gutera imbere mu buryo bw'umwuka, kandi bahagarare mu mwanya bakeneyemo, babashe kunezeranwa nawe. Urakoze, ngaho imbabazi zawe ziganza ubugingo bwacu. Tubisabye Imana ihoraho mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Nshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana maze ngira ibibazo kubaza. Ese ujye utekereza impamvu uriho? Ese utekereza kubereye biki? Ese ujye utekereza ko nyuma yo kubaho hari aho uzajya? Ndiho kugeza ryari? Ndiho ngo nkore iki? Ndiho kubereye iyihe mpamvu? Nkuzaniye ijambo rikubwira ngo ni wowe Imana ikeneye, kuko uriho ku mugambi w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Ni icyo gitabo twahereyeho, kandi tuzakomeza kukivugamo byinshi kugeza tugeze aho Imana ishaka ko tuzasoreza uru rugendo. Ni ukuvuga ngo tuvuye muri uyu mubiri cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera, tuzakomeza kuganira ijambo ry'Imana ku nsanganyamatsiko zitandukanye, ariko icy'ingenzi ni ukumenya ngo ni wowe Imana ikeneye. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice ni cya 6, hanyuma turasoma duhereye ku murongo waho wa 5, twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Igice ni cya 6 mu gitabo cy'Itangiriro, turasoma duhereye ku murongo wa 5. Ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye umuntu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'igikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicuje yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Imana nihimbazwe. Haleluya. Nshuti zanjye bakunze ijambo ry'Imana, iri ni ijambo ry'Imana dusomye. Ibi ni ibintu twatangiye tuvuga guhera mu Itangiriro. Dutangira tuvuga ku kuremwa k'umuntu, dutangira tuvuga ukuntu umuntu yabayeho, dutangira tuvuga ikintu cyatumye Imana ishyiraho umuntu ku isi, dutangira kuvuga ikintu cyanejeje Imana, nuko habaho umunezero wayo n'umuntu. Haleluya. Ikintu kinezeza Imana mu isi ni ukwishimana n'umuntu. Hanyuma uko abantu bakomeje kugwira, niko bagiye barushaho kugenda bakora nabi. Ndagira ngo mbibutse ko twabonye ko icyaha cyaje mu isi. Icyaha kimaze kuza mu isi, habaho igitambo nababwiye cy'inyamaswa, aho Imana yishe inyamaswa igakuraho uruhu ikambika umuntu, haboneka gucungurwa. Tuza kubihwanya n'amaraso ya mbere yamenetse y'umuntu witwa Abeli, wari umukiranutsi, kandi dusanga uwitwa Kayini we yarabaye igicamuke n'inzerereza akaba ikivume. Umuntu amaze guhura n'ibyo bihano, isi yagize ikibazo cyitwa umuvumo. Isi maze kuba umuvumo, nibwo umuntu yatangiye kurya ibivuye mu butaka, kandi nawe aremwe mu butaka, kandi yabivunikiye. Yesu ashimwe. Ibi byateje ikibazo mu muntu. Uko abantu bagenda bagwira, aba ariko bagenda barushaho kuba babi, bigera ku rwego Imana yicuza icyatumye irema umuntu. Tekereza, umubyeyi yarakubyaye akicuza icyatumye akubyara. Ibaze nawe. Tekereza papa, wowe mama, umwana wabyaye akakubera mu bikicuza icyatumye umubyara. Nawe tekereza Imana yakuremye igushyira ku isi, inejejwe no kubana nawe, ariko yicujije icyatumye ikurema.
uko abantu bakomeje kugenda baba babi bagiye bagira amaprincipe atandukanye atuma biyanduza, bituma bimura Imana mu mitima yabo. Ntibagaragaza kwera kw'Imana kubera icyaha, ntibagaragaza urukundo bakunda Imana kubera icyaha. Bigera ku rwego Imana yicuza icyatumye irema umuntu. Imana iturengere cyane. Imana imaze kwicuza icyatumye irema umuntu, nibwo yagize proposition iravuga ati jewe niba abantu ingeso zabo zikamije kuba mbi no kwibwira ko mu mitima yabo. Yo nshuti yanjye, ijye utekereza buri munsi niki utekereza kiza n'umunezero ku Mana. Ngo Imana irebye abantu yaremye abari ku isi, ngo ibona gutekereza kwabo no kwibwira ko ibiri mu mitima yabo ari kubi cyane, ngo biyitera agahinda mu mutima. Nshuti yanjye, umva ikintu cyateye Imana agahinda mu mutima. Imana irababara, igira agahinda, umutima wayo urababara, ibabazwa nuko yaremye umuntu mu ishusho yayo, ariko umuntu akagenda akayinanira ku rwego yicuza. Bibiliya twasomye yatubwiye ngo umuntu witwa Nowa agirira umugisha kuwiteka. Haleluya! Umva nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwira ngo ni wowe Imana ikeneye kugira ngo ugirire umugisha kuwiteka. Iyi si dutuye, uko ibihe byakomeje kugenda biza, ni ku isi yakomeje kugenda yononekara. Ndagira ngo nkwibutse ko Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, babyaye abana babiri b'abahungu. Uwa mbere n'uwuriza n'uwitwa Kayini, uwa kabiri n'uwitwa Abeli. Ariko twaje gusanga uwitwa Kayini yaraje kwica muri umuna we Abeli. Ubugome bukomeza kugwira mu bantu, ariko ndashimira Imana yateganyije uburyo bwo kugira ngo igarure ibyishimo, ikereye uburyo bwo kongera kunezerwa. Ngo nibwo yongeye kugirira neza umuhungu wayo cyangwa se umwana wayo, uyu witwa Adamu, ngo atwika umugore w'inda, ngo abyara umwana w'umuhungu yitwa Seti. Kuri Seti ni igisekuru kigeze mu cya 9, uhereye kuri Nowa kugeza kuri Seti harimo ibisekuru 9. Mu gisekuru cya Seti niho hakomotse umuntu witwa Nowa agirira umugisha kuwiteka. Haleluya! Si igitangaza ko kavukire yawe n'igisekuru cyawe haba hatarabonetse mabuba nk'uwiteka, ariko ni wowe Imana ikeneye kugira ngo ugirire umugisha kuwiteka. Ntabwo nitaye ko iwanyu baba warasanze iwanyu babandwa, si igitangaza ko wasanga baroga, si igitangaza ko wasanga ari abasinzi kabuhariwe, si igitangaza ko wasanga uvuka mu muryango w'abajura. Ariko ndagira ngo gutangarize ko nubwo abishyari babi, nubwo isi irushaho kuba mbi, ariko ni wowe Imana ikeneye ngo ugirire umugisha kuwiteka. Yesu ashimwe cyane. Umugisha uwiteka arawufite, yawugeneye abamwubaha. Kandi nawe wowe unteze amatwi, aragukeneye ngo ugirire umugisha kuwiteka. Haleluya! Irangije ihita ikereye uburyo igomba gufata wa mugisha yagennye kuri Nowa ikawumwuzuza, akabaho n'abamukomokaho, akagirira umugisha ku Mana, akarama, akagira umunezero w'ibihe byinshi. Yesu ahimbazwe cyane. Mwene data unteze amatwi, ni wowe Imana ikeneye kugira ngo ikuzuze umunezero yakugeneye. Ntabwo uri impanuka, niko natangiye mbabwira. Ntabwo kuza mu isi kwawe byatunguye Imana. Kabone nubwo mama yaba yarakubyaye n'uwamuteye induka utamuzi, ukabura utazi papa wawe, ntabwo kubaho kwawe ari impanuka. Umva papa, umva mama, umva musore, umva nshuti, umva nubwo ubunuka, umva papa, umva mama, umva musore, umva nshuti, umva nubwo ubuzima bwaba bukwereka ko ntacyo umaze, nje kukubwira ko Imana igukeneye kandi ubasha kugirira umugisha kuwiteka. Uburyo Nowa yitwaye ku Mana byatumye agirira umugisha kuwiteka. Imana iramubwira ngo umva Nowa, kuko ugiriye umugisha kuri ngewe, iyi si ngiye kuyirimbura, ariko wowe, haleluya, nzakurokora n'umuryango wawe. Iramubwira ngo ibarize inkuge mu giti cyitwa Goferu, iyi niyo uzahungiramo, kandi iyo nkuge uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Oh, haleluya! Yari teganyije uburyo bwo kugira gakiza kagaragara imbere ndetse n'inyuma. Umva nshuti yanjye, wowe ugiriye umugisha kuwiteka, Imana irashaka kugira ngo ubeho utandukanye n'abandi. Reka mbibutse ko uyu mugabo Nowa ari umuntu wakoze umurimo w'Imana imyaka 120, abwiriza ubutumwa bwiza, ntihagira umuntu wihana, ariko ntiyacogora, ntiyanamuka. Ubwo abantu bari babi yarababwiraga bakanga kumva, ariko arakomeza arababwira. Umva nshuti bene data,
unteze amatwi, duhagurukirwe no kugira ngo dukomeze tuvuge ubuzima buri muri Yesu. Ni wowe Imana ikeneye ngo ikuruhure. Ni Yesu yahagaze rimwe ku musozi aravuga ngo yemwe abarushye namwe abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Haleluya. Intimba zose ufite, ibyago byose ufite, imibabaro yose ufite, Yesu yiteguye kukuruhura. Niwe watangaje itangazo wenyine. Ayiwe, haleluya. Abari mu isi uko mubazi, inshuti zanyu uko mubazi, abo muzi bakomeye bashobora gufasha umuntu cyangwa agace, ariko ntibafasha icyarimwe bose. Ariko Yesu wenyine niwe wahamagaye abarushye, ahamagara abaremerewe, arababwira ngo nimuze musange ndabaruhura. Niyo mpamvu uyu mwanya nje kukubwira ngo nshuti yanjye, ni wowe Imana ikeneye ngo ikuruhure. Haleluya. Imitwaro waba ufite yariyo yose, uburemere bwayo ntabwo Yesu abwitayeho. Icyo yitayeho ni kukuruhura. Sifa kwakwe Mungu. Nshuti yanyu nteze amatwi, Bibiliya yatubwiye ngo no wagirira umugisha kuwiteka. Nari ngize ngo muri ibi bihe biheruka ibindi, muri ibi bihe bya nyuma, ibihe bigoye, umuntu ashakira ibyiza ku muntu akabibura. Ndagira ngo wowe ubu umuntu udasanzwe, ubu umuntu abantu bashakiraho ibyiza, ubu umuntu udasanzwe abantu babonera mu munezero. Mwene data, tugitangiriye icano narababwiye ngo wowe unteze amatwi uri umwana w'Imana, kuko Imana yashyizeho uburyo itanga Yesu ngo abantu bizera Kristo babonera ubugingo muri we. Kandi usibye no kumwizera gusa, bibahindure kuba abana b'Imana. Niba turi abana b'Imana rero, dukeneye guhagarara mu mwanya Imana dushakamo kugira ngo tube umunezero, tube ibyishimo by'Imana, kandi urukundo rw'Imana rugwire muri twe, kandi amahoro y'Imana aganze mu mitima yacu ku manywa ndetse na nijoro. Ni wowe Imana ikeneye kugira ngo umuntu udasanzwe, ni wowe Imana ikeneye ngo ikorane nawe, ni wowe Imana ikeneye ngo ugirire umugisha kuwiteka. Ariko se waburiye umugisha ku babyeyi, uburira umugisha mu miryango yawe, uburira umugisha mu kazi, uburira hose. Narababwiye ubushize ngo umuntu agira ibibazo akagira agahinda, akakajyana mu rusengero, akakajyana mu isoko, akakagendana mu modoka, akakirirwana ku kazi, ntabona hagatura. Ariko Yesu niwe wenyine umara agahinda. Nshuti rero mwene data, ni wowe Imana ikeneye kugira ngo iruhure umutima wawe, kuko uri umuntu udasanzwe. Girira umugisha kuwiteka. Muri iki kiganiro, muri iri jambo, nagira ngo nkwinginge nkumenyeshe ko Imana ikeneye kukuruhura kugira ngo ugirire umugisha kuwiteka. Haleluya. Ibiteye ubwoba by'abadayimoni birahari, ibiguca intege nabyo birahari, ibyiteguye kukunaniza birahari, ariko Yesu yiteguye kukurwanirira. Imana yiteguye kuba mu ruhande rwawe kuko uri umuntu w'agaciro. Nshuti zanjye, isi yarononekaye, isi iragenda ishira, isi iragenda yangirika, kandi igeze ku iherezo. Ibibi biragenda birushaho kwiyongera, ibiteye ubwoba birushaho kugenda biza. Ndagira ngo mumenyeshe ko ukwiriye kugirira umugisha kuwiteka. Nshuti yanyu nteze amatwi, ihangane ureke ibikunezeza by'akanya gato, ugirira umugisha kuwiteka. Wumvira Imana, ugira ishyaka ryo kumvira Uwiteka, kuko kumvira Uwiteka niko kuzakugeza ku Imana itekereza. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza, Imana ikwiteho kandi gukomereza amaboko. Nsoza aka gace, ndagira ngo nongere nkumenyeshe nshuti yanjye, ni wowe wenyine Imana ishaka gukorana nawe, ni wowe Imana ishaka kuyigiriraho umugisha. Yabwiye umugaragu wayo witwa Mose ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, nicyo uvuze icyo ndagikora. Iyo wagiriye umugisha kuwiteka, nicyo ugerageje gusaba Uwiteka arakiguha. Haleluya. Naringize ngo nkwinginge ugira umugisha kuwiteka. Niteguye gusengana nawe, niteguye kugufasha, niteguye kukwingingira Imana, ndetse nawe ugatera intambwe ukaba mu mwanya Imana igukeneyemo, ukagira umugisha kuwiteka. Cya bugufi ubaho Uwiteka, emera kumvira Imana, nawe uzagirira umugisha kuwiteka. Imana iguha umugisha. Nshuti yanjye, nunyemerere ngo usengere Imana. Wowe warugeze ahantu hakomeye, ushobora kwibaza ngo kubera iki ndiho, none si Imana yandemeye iki? Ese koko niba Imana yarakuremye ikaba iri kubona abantu bamaze kuba babi kugera ku rwego yicuza icyatumye irema umuntu, wowe ntiwagirira umugisha kuwiteka nka Nowa? Bitekerezeho neza, wongere ubyibaze, wongere wisubiremo. Ese koko sinkwiriye kugira umugisha kuwiteka? Aha, tuzakomeza turebe impamvu dukwiye kugira umugisha kuwiteka, kuko kuwiteka niho ibyo dukeneye byose biri. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nimunyemerere dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana ishobora byose, Mana ikiranuka, Mana y'imbaraga nyinshi, nuha umugisha umuntu wese wakiriye iri jambo, rihindura ubuzima bwe, rimwinjize mu masezerano, agirira umugisha kuwiteka, kuko kuri we niho hari umugisha wuzuye, kuri wowe niho hari amahoro yuzuye, kuri wowe niho hari byose dukeneye.
gikomeye, icyubahiro n'ikibi cyawe ku manywa ndetse na nijoro, mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Nshuti yanjye, ukurikiranye iyi video, ukimara kumva ndetse no kuryoherwa nabyo, kora like, ukore subscribe ndetse ukore share, kugira ngo n'ibindi byigisho bizakomeza kuza uzakomeze kugenda ubyumva. Imana iguhe umugisha, ndagukunda.